rero nibi by'imirimo itegetswe n'amategeko ubundi uwo muntu ntabwo aha agaciro iby'ubuntu kubera yuko aba yumva yakoze yiyushya kuye ni nkaho mbese yakaba yavuga ati iri juru ndarikuye kubera narakoze. Ikibazo rero Abisirayeli baravuze bati wowe ntiwigore duhe ibintu bikenewe gukurikizwa, twebwe turahari, turi abantu b'abagabo tuzabikurikiza. Urumva ni amategeko aza gutangwa, sibyo? Ariko ayo mategeko yatanzwe ngo kugira ngo akanwa kazibwe n'isi n'abo bantu batsindirwe urubanza imbere y'Imana. Ubundi muri kamere yacu dufite muri twebwe gushaka kwirwanirira, ariko Bibiliya itwereka ko imirimo yacu mu bijyanye n'iby'agakiza ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora kugera kuri rwa rugero, kuko ikintu Imana ishaka perfection 100%, ntabwo ishaka 98 99%. ni ukuvuga ngo igusaba yuko ugomba kuzuza ibisabwa n'imirimo 100%. iyo nzira rero byagaragaye yuko idashoboka, ababigerageje byarabananiye, niyo mpamvu Yesu yaje, kuko Abisirayeli nubwo amategeko bari barayahawe ariko mu by'ukuri bari barananiwe kuyitondera no kugeza igihe Yesu yaziye, sibyo? Yesu rero aravuga ati muze mwese abarushye n'abaremere, ariko umuntu uruha ni uwabigerageje rwose. Yesu yaje hari abantu barushye baremerewe, baravuga bati koko ibi bintu ntabwo bishoboka. Haleluya, haleluya. Iyi ni Grace Abounds TV, tunejejwe no kongera kugaruka kuganira namwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ubu turi bazima muri Kristo Yesu. Iyo niyo nkuru dutangaza, niyo nkuru tubabwira, kandi tugenda tubivuga mu madetaye yabyo. Turi kumwe nanone na Manase, dukunda kubana nawe kenshi. Reka basuhuze, ngira ngo ntibikiri ngombwa ko abibwira. Muramuze cyane, kandi turabishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Imana Yesu twahawe umugisha muri Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Reka mbibutse gukora subscribe, mbibutse kurikinga video no kwisharinga abandi bantu niba yagufashije. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe na Fine Builders Limited, ni company y'ubwubatsi idufasha mu bintu bijyanye no kubaka, ikanatera inkunga ibi biganiro byacu kuri Grace Abounds TV. Rero nawe bagane, urashaka kubaka inzu y'ubucuruzi, inzu yo kubamo, apartment, byose baragufasha. Ushaka gushaka ibyangombwa byo kubaka, barakuyobora akagufasha no kubikurikirana kugeza ubibonye. Ushaka gukora plan y'inzu, iyo ni imirimo yose bakora n'indi myinshi, wabahamagara mukavugana. Baherereye Remera hano opposite na BK Arena. Wabahamagara kuri 0794 42 40 53. Manase, uyu munsi ndumva nshaka wowe, ntago nshaka kubaza ibibazo, ndashaka kugira ngo wowe ugire message uduha uyu munsi itari burambirane, utuganire rwose wisanzuye ariko ukoresha umwanya mutoya. Urakoze. Ubushize hari ukuntu twaganiriye ku kiganiro kijyanye n'ibyo gukiranuka, kandi iyo uvuze ibyo gukiranuka ukavuga ko gukiranuka atari imirimo y'umuntu, ahubwo ari Kristo wizeye, twizeye Kristo biduhanirizwa no gukiranuka. Icyo gihe umuntu atangira kwibaza ngo none se amategeko ko hari ubundi Imana yatangiye iki? Ni ikibazo gikomeye. Urumva, uyu munsi rero tugiye kuganira ku mpamvu Imana yatanze amategeko. Ese amategeko yakuweho, amategeko ariho uyu munsi mu ijambo ry'Imana arimo, ariko abakristo benshi bibaza, nanjye ubwanjye najyaga mbyibaza impamvu y'ayo mategeko. Rero uyu munsi tugiye kubiganiraho. Reka tubiganire rwose, ugize neza. Yego. Ubundi nirinda kuvuga amagambo yanjye kuko ibintu by'ubutumwa bwiza bitari bimenyerewe cyane. Hari igihe ushobora kuvuga ikintu
noneho umuntu akavuga ati ni amagambo y'ibihimbano. n'ubundi bavuga ko ibi bintu byanyu ari inyigisho z'inzaduka. Inzaduka, urumva, ariko kuba ntabwo ari inzaduka, ko zirasanzwe ziri muri Bibiliya. Ni ubutumwa Yesu yigishije, ni ubutumwa intumwa zigishije. Pastor Sam adufasha gusoma icyanditswe kiboneka mu Baroma 3:19. Abaroma 3:19, kugira ngo abakurikiye ibiganiro byacu bumve ibyo tuvuga ko biba bishingiye mu ijambo, kugira ngo ijambo ubwaryo rifite imbaraga. Nahabonye, wahabonye, hadusomere. aravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Urakoze cyane. Ubundi tubona yuko muri gahunda y'Imana yabanje iha isezerano Aburahamu. Yego. Bibiliya tubwira ngo Aburahamu yizeye iryo sezerano bimuhanirizwa no gukiranuka. Iryo sezerano ryari Kristo uzaza. Urumva? Ariko nyuma hashize imyaka 430 tubona nanone Imana ihaye amategeko Mose. Ayo mategeko nayo arabayobora kugeza igihe runaka, kugeza igihe Kristo yaziye. Yego. Wakwibaza uti se kubera iki rya sezerano Imana yari yahaye Aburahamu mbere yaje nanone gutanga amategeko? Ariko amategeko tubonye impamvu yayo, umurongo urawudusomeye ngo amategeko yatanzwe hanyuma kugira ngo akanwa kose kazibwe, ngo isi yose itsindirwe urubanza imbere y'Imana. No kuvuga ngo wa muntu wari ufite amashagaga ati giye ibintu nzabishobora, ibi nabikurikiza. No kuvuga ngo Imana y'ubundi itanga promise ikizagukorera. Ikibazo rero Abisirayeli baravuze bati wowe ntiwigore, duhe ibintu bikenewe gukurikizwa, twebwe turahari, turi abantu b'abagabo, tuzabikurikiza. Urumva? Ni amategeko aza gutangwa, sibyo? Ariko ayo mategeko yatanzwe ngo kugira ngo akanwa kazibwe n'isi n'abo bantu batsindirwe urubanza imbere y'Imana. Ubundi muri kamere yacu dufite muri twebwe gushaka kwirwanirira cyane. Tuzabibona yuko ntabwo ari n'ibyo kwakira agakiza n'ibyo gukiranuka gusa, ahubwo n'iby'imibereho yacu y'uyu munsi. Hariho tuvuga okay, ibi ngibi wenda Imana yarabidukoreye, ariko ibi ngibi ndirwariza. Ariko mu by'ukuri Imana ishaka kubana natwe mu buzima bwose bwacu, bwose ubuzima mbese tubayeho. Urumva? Ubundi Imana irema Adamu yamuzanye mu rugo rwuzuye, niko navuga. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana idupa ubu Adamu, okay, ni Adamu tuzi byabaye, ariko uyu munsi muri Kristo natwe nanone twahawe ibyuzuye. Nta kintu na kimwe tubuze. Ikintu cyose watekereza mu by'ubu buzima, mu byo tunyuramo, igisubizo kiri muri Kristo. Ni ukuvuga ngo naho Imana yaduhaye ibyuzuye, ariko usanga abantu tuvuga iteka twigeragereza. Urugero natanga, hari igihe ngo Petero na bagenzi be baraye ijoro, bakesha ijoro baroba, bafata ubusa, ntibagira amafi babona. Ariko Yesu aje, noneho aramubwira ati genda ujyane ubwato hagati mu nyanja, unaga inshundura. Petero aravuga ati twaraye turoba, ntako tutagize, we worked hard, twakoze cyane, ariko nta musaruro. Atariko kubera ko ari wowe ubivuze, ndagenda mbikore. Yaragiye arabikora, ubwato bugira gute,
nako Bafata imfundura zifata amafi ifi menshi ku buryo hari izendaga gucika kubera uburemere bw'amafi. Ubwato yari arimo ntabwo bwashoboraga kwakira amafi yari abonye kuko yari menshi. Ahamagara na bagenzi be baza kumufasha, sibyo? Baraza baramufasha, amato abiri aruzura, sibyo? Hafi ngo kurohama. Ni ukuvuga ngo Petero we yarimo ubundi abaroba baroba nijoro, ariko Yesu we yamubwiye iki? Kuroba ku manywa. Kandi araroba abona amafi menshi cyane. Ibyo dukora turaruha cyane. Iyo twebwe ubwacu dukoze ibyacu turaruha tukavunika. Ariko iyo tugiye kubw'ijambo rya Kristo, iyo dukoze kubw'ijambo rya Kristo, ubona guhaga urugero ryo mu mibereho y'ubu buzima. Ntabwo tuvunika nk'iyo tugiye gukora ibyo dukora kubw'ijambo rya Kristo. Rero kwirwanirira biri muri kamere y'umuntu, biri muri kamere y'umuntu no mu muco nyarwanda, no mu muco w'abantu, si no mu muco nyarwanda gusa. Iyo wikoreye ikintu uravuga ngo ubumva wumva uri umugabo, sibyo? Ariko Bibiliya iravuga ngo ndumva ari 4:4 Abaroma, haravuga ngo iyo ukoze imirimo ngo nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ntabwo aba ari ahubwo impano. abyita ubwishyu. Nk'ubu iyo umuntu afite akazi, tujya tugira abakozi kuri site. Ntabwo iyo umuhembye ntabwo ashobora kugushimira ngo urakoze yuko umpembye, kubera yuko yarabikoreye. Ntabwo ari impano. Yakoresheje imbaraga ze, atanga serivisi, nawe umuha ibyo umugomba, uramuhemba. Rero n'ibi by'imirimo itegetswe n'amategeko, ubundi uwo muntu ntabwo aha agaciro iby'ubuntu kubera yuko aba yumva yakoze, yiyushya kuye. Ni nkaho mbese yakabaye avuga ati iri juru ndarikwiye kubera narakoze. Ariko Bibiliya itwereka ko imirimo yacu mu bijyanye n'iby'agakiza ntabwo bishoboka. Ntabwo dushobora kugera kuri rwa rugero, kuko ikintu Imana ishaka perfection, 100%. Ntabwo ishaka 98, 99%. Ni ukuvuga ngo igusaba yuko ugomba kuzuza ibisabwa n'imirimo 100%. Iyo nzira rero byagaragaye yuko idashoboka. Ababigerageje byarabananiye, niyo mpamvu Yesu yaje, kuko Abisirayeli nubwo amategeko bari barayahawe, ariko mu by'ukuri bari barananiwe kuyitondera no kugeza igihe Yesu yaziye, sibyo? Yesu rero aravuga ati muze mwese abarushye n'abaremere. Ariko umuntu uruha ni uwabigerageje rwose. Yesu yaje hari abantu barushye baremerewe, baravuga bati koko ibi bintu ntabwo bishoboka. Uwo nguwo niwe uvuga ati nkeneye kuruhuka. Ngusubize inyuma, hari ikintu numva nshaka gusobanura. Ibyo uvuze byo birumvikanye, ariko hari aho bavuze ngo isezerano Imana yahaye Aburahamu ngo yari Yesu Kristo, cyangwa yari Isaka. Isaka yari Isaka, yego. Ariko Isaka akurikirwa na Yakobo, sibyo? Ubundi abo bagabo uko ari batatu, Aburahamu ni sogokuru wacu mu byo kwizera. Isaka nawe agereranywa no kudipendinga ku ijuru, cyangwa se kubeshwaho n'Imana. Yakobo nawe agashushanya, hari uriya murongo uvuga ngo uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Ni ukuvuga ngo Yakobo tumubona akirana na marayika, sibyo? Aravuga ati sinkurekura utagize ute, utampaye umugisha. Kugeza igihe nyine ahinduriwe izina, arekeraho kwitwa
kwitwa Yakobo, Yitwa Isirayeli. yitwa Isirayeli. So Isaka Muri make rero muri make rero abo bagabo uko ari batatu, iyo ukomeje urwo ruhere niho bagenda nanone Yesu akazavukira ntabwo ari Isaka tubona gusa, ariko na Yakobo arimo, ugakomeza ukageza igihe Yesu aziye. So Isaka ni igishushanyo cya Yesu. Isaka ni igishushanyo cya Yesu. Hanyuma amategeko batubwiye ko yaje gutangwa born from above, mbese umuntu wavutse ubundi tuzi ko Aburahamu we yipangiye kubyara umwana. Yego abyara Ishimayeli. Imana iramubwira iti nubwo ubyaye Ishimayeli ariko uyu si we nagusezeraniye. Nyuma aza kuzabyara Isaka. Urumva Isaka rero yaje ari umwana w'isezerano. Rero Isaka ashushanya Yesu kuko Yesu niwe Imana yasezeraniye isi. Ngahumva iki kibazo neza. Yego. Amategeko yaje nk'aho dusomeye ngo no kugira ngo akanwa kose kazibwe, abantu bose bisi bacibwa urubanza cyabatsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Ariko se ko Yesu bari bataramwanga amategeko, kuki Imana yarinze kuyatanga bataramwanga? Kuko niba isezerano ryaraje nyuma hahita haza amategeko, ariko ntabwo abantu bararyanga. Nangwa kuriya kwicira inzira bakabyara Ishimayeli cyagaragaje kuryanga? Sinzi, ndumva kwishakira inzira zawe. Wenda tuziga iby'icyaha cyo kwihangira gukiranuka, ariko bene uwo muntu wihangiye gukiranuka akibyarira Ishimayeli, kuri we isezerano riba rirangiye, abavuga ati ubundi niringire. Urumva rero ntabwo buri inzira y'Imana bari kuyikomezamwo, niyo mpamvu Imana ndabyumvise yinsistinze kugira ngo Yesu aze apfira abanyabyaha avuke. So amategeko ntabwo dukwiriye kuyubahiriza. Ubundi twebwe twizera Yesu. Urumva muri uko kwizera akaba ari byo bibyara. Ubundi mu Bagalatiya ntabwo bavuga ngo imirimo cyangwa imbuto mu bwinshi, bavuga imbuto mu Cyongereza, bavuga fruit of the spirit cyangwa se imbuto y'umwuka. Ni ukuvuga ngo rero Yesu yaravuze ngo mugume muri njye nanjye ngume muri mwe, ngo nibwo muzera imbuto zikwiriye abizera. Rero kuguma muri Yesu, kumwizera ukaguma muri we, ibyo byonyine bibyara imbuto. Ariko wowe gusa urebye imbuto, wowe umugambi wawe ugahanga amaso ku mbuto, birangira ibyo gukiranuka ubivuyemo. Rero ubundi nkuko mu kanya nari mvuze ibya Yakobo, tugomba gushikama mu kwizera ngo uwiringiye Uwiteka akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Tugomba gukomeza kwizera. Intambara yacu ni intambara yo kwizera, ntabwo ari intambara y'imirimo, ahubwo tugomba kurwana intambara yo kwizera, tugakomeza twizera uwo twizeye. Yego. Noneho imirimo iza, imirimo n'imbuto, mbese n'imbuto. Mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, muzera imbuto zikwiriye. Yego. Ntabwo ngo nigiye muzabibu ukuri, namwe muri amashami. Ngo ishami ryose ritera imbuto arikuraho. Urumva hepfo akavuga ati mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, nibwo muzere. Ubundi iyo wo ni wo murimo, iyo niyo nshingano yacu yo kuguma muri Yesu. Noneho iyo mirimo iza atari imbaraga zacu, ariko iyo mirimo iraza, ariko imirimo ntabwo yirwanya. Ntabwo imirimo nyirwanya, ariko icyo udashaka nuko ariyo tubanza gukora.
ubundi nta niyo muba murimo mukora, muba mwibeshya ko muyikora ariko ntayo muba murimo mukora. Imbere y'Imana iyo mirimo ni ubushwambagara, ntabwo iyo mirimo ibarwa. Wenda byagirira umumaro wowe uyikora, byakugira umumaro mu by'iyi si, ariko imbere y'Imana iyo mirimo ntabwo ibarwa. Ibarwa ni iriya mirimo ibyawe n'imbuto z'uko wagumye muri Yesu. Ndumva byumvikana neza. Gira message utanga dusoza. Message natanga ni ukuvuga ngo reka dukomeze kwizera Yesu, twe guhangayikishwa no gukora imirimo itegetswe n'amategeko, kubera yuko twebwe ubwacu ntabwo twabyishoboza. Ariko nituguma muri Yesu nawe akaguma muri twe, tuzera imbuto zikwiriye abihannye cyangwa abizera. Amen. Imana iguhe umugisha, wakoze kuza kuganira n'abakunzi ba Grace Abanzi TV. Yego. Ndumva twasoreza ahangaha. Hari itangazo ry'uhora uhitisha, nanjye ndashaka kurishimangira yuko dufite company isapotinga ubutumwa bwiza yitwa Fine Builders Limited. Twubaka ibintu byinshi bitandukanye, twubaka ama apartments, twubaka inzu z'ubucuruzi, twubaka n'amashuri, mbese ikintu kijyanye n'inyubako tubikora neza. Uwatugana wese twamufasha kandi akaba ateje n'imbere ubutumwa bwiza. Mugane Fine Builders Limited babakora imirimo yose ijyanye n'ubwubatsi, kandi mukore subscribe kuri channel yacu, dukomeze kubana mu biganiro byiza by'ubutumwa bwiza kandi byinshi. Tuzagenda tubatumira n'abandi bantu, ntago umukunzi w'ubutumwa bwiza azagira icyo atuburana rwose. Imana iduhana umugisha. Wasezera ngira ngo we yanasezeye. Wasezeye. Murakoze cyane. Murakoze.